gutangira n'ubundi dusenga dushima Imana, twongera gushima urukundo rwa Kristo, twongera gushima Imana kubwo kuduhishurira Kristo, twongera kunezererwa Imana. Amen. Tugiye gutangira n'ubundi dusenga, everyone waba uri ahantu hari free, waba uri ahantu hamwemerera gushyira mikorofone asenge. It's not, ntabwo ari kuza kujoininga gusa, hari igihe ujoininga yego uri muri situation bitagukundira gusenga, ariko hari n'igihe ujoininga ukaza ukumva abandi basenga which is not good. Tugiye gufatanya dusenge dushime Imana, kuko Imana umuntu encounteringa him or herself, ntago undi muntu akugererayo cyangwa se ngo undi muntu agenda akuvugire ibyo washakaga kuvuga, ahubwo wowe n'Imana yawe ushime Imana, ushime Kristo, ushime urukundo rwa Kristo, wongere ugirane fellowship n'umuremyi wawe. Amen. Haleluya, muri kunyumva? Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Okay. Tugiye gutangira dusenga dushima Imana. Mana nziza, Mana y'urukundo, turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye ko uri mwiza kandi uri mwiza ibihe byose, tugushimiye ko Kristo uri kumwe natwe, uri muri twe, ntawe uhwanye nawe, ntawe umeze nkawe, izina ryawe risumba andi mazina yose. Abba Father, you are the one who is worthy, you are the one who is holy, you are the one we sing, you are the one we praise. Father God, we thank you. Abba Father, who is like you? Alentoshe kelemando ratosha kalabade rekosa talabane zekoria ratasha kalabane zekete ratosa talaba rekosa kata elemonde zita ratoshe kelebone zataima rakosa kata elentosa kalaba. Thank you for the Holy Spirit which is flowing like a rivers in us. Hallelujah, hallelujah. Ratoshe kelebone zataramande rekosa katalaba lemonde zekaimande rekosa ratoshe kelebo ratasa katalaba elemende lekoseke ratolebo zitaramande lebo tekete wamuka Kristo ni uduhakugira urukundo wamuka ni uduhakuba abana b'Imana twemezanya n'imitima yacu turagushimiye mwuka. Haleluya, haleluya. Aramando zikaramande lebo zeke ratosha kalabade retoshe lemonde zekai rakatosha kalaba elezekele mendeleko ratoshe kelebo rakatasa kalaba elebendezekeke retoshe kelebo nezekai ratoshe kelebo ratoshe kelemande ratoshe kelebo rasa kalaba eleketele mende rakosa kata elemonde zikataima eletolebo zeketaima ratoshe lebo rekotaya bade elezatalaba rokase kelebo elebo kalemonde zeke ratosha kalabade elezotalamande. We are here, Father God. We thank you. We say that you are holy. We say that you are worthy. We say that there is no other God but you. Elezotalamande set apart. We have kalabade reto kalamando rataima ele salabrakato rikosakata retele bende sekete ratosta kalabade rekosakata ritole brokoseketai ratosta kalaba rekosakata ele tole bozita rekosikede za time ratoste kelebo ele zatalabade le kosekete ratosta kalabade remoza katalaba ele ketele brokotaima ratoste kelebo ratosta kalaba ele bendele kosta ele tosta kalaba de tartalaba de leko rekosta talaba ele toste kelebo ratosta kalamande le zuta ratoste ke. The love of God is the one who purified us. Le kolindo zetai ratosti kelebo rekosti talabande ele zetelebo ndezeke ratosta kalaba ramazeke telebo ele toshe kelebo ratosa kalaba rondo
lebo sikelebo rato shekelebande reketelebo zeketa ratasha Sharabakarabatika Sakaya Bakata Kashakarabokate Keshekelebo Rakata Kashakaya Radiku Sataraba Shandaraba Riku Shataraba Shataraba Sekete Bushandaraba Sekete Manteleke Busharaba Sataya Mandere Bushekete Ribu Kete Bushandaraba Shekete Bushandaraba. Thank you, Lord. Thank you, Leki Sukatali Bushandaradibu Riku Taraba Shandaraba Sekete Bushabaradibu Rikataria Mandere Bushakaya Balaba. Thank you, Jesus. Aleku Sandaraba Shatarabaya. Rakata kata kata kashakaya baba orabu kateke sheke sekerebo rakata kashakaya barebo katika sekerebo kata kashakaya ba orabu kata kashakaya baba rabo kateke sekerebo katika shekerebo oshara baba rakata kata kata rashakara baba rebo katika sekerebo oshakara bakate kata rashakaya barebo kataka Kalabakata, Osharakati, Shekerebo, Katika, Sekerebo, Oshakaya Baba, Rakataka, Shakarabakate, Asherebo, Rakateke, Sekerebo, Rakaya Bakateke, Sheke, Sekerebo, Osharababa Baba, Rakataka, Shakaya Barekebo, Sekerebo, Kataka, Shakayaba, Osharababa, Rakataka, Shakayaba, Osharakarebo, Katika, Sekerebo, Kataka, Shakayaba, Rasharaba Kateke Sekerebo Kataka Shakayaba Osharaba Rakata Rashakayaba Reke Sekerebo Osharebo Katekeraba Katika Shekere Sekereba Kataka Shakayaba Rababa Baba Rakataka Shakayaba Kasakarabo Kateke Shekere Sekerebo Rebo Kataka Taka Shakaraba Kateke Shekere Sekerebo Orebo Kataka Taka Shekerebo Kateke Sheke Sekerebo Shakara Baba Rakata Kata Katara Shakara Kateke Sekerebo Orabo Katika Shika Sakayaba Rebo Kata Kata Kashakayaba Osara Baba Rebo Katika Shika Sekerebo Shayaba Baba Rakata Shakara Kasakayaba Karakarebo Kateke Sheke Oshakara Baba Rakateke Sheke Sekerebo Kaike Shekerebo Oshaya Baba Baba Oshakara Kateke Sheke Seke Oshara Baba Shakaya Baba Oshara Sekerebo Kataka Shakaya Barebo Katika Sekerebo Kataka Shakayaba Rakateke Shekerebo Rebo Katika Sekerebo Kataka Shakaya Sekerebo Kataka Shakayaba Oshara Baba Baba Rakataka Shakara Bakateke Sekerebo Kataka Shaka Oshara Baba Baba Rakatika Sekerebo Kataka Shakayaba Rebo Kataka Shakataka Kataka Shakayabo Rebo Katika Sekerebo Kataka Shakarabo Kataka Shakayaba Rebo Katika Sekerebo Rakatika Shakayaba Rabakataka Shakara Oshara Baba Rakateke Sekerebo Katika Shekerebo Oshara Sara Baba Rebo Katika Shekera Sakaya Baba Oshakara Bakateke Sheke Sekera Bakatika Shekeraba
Ashakarababa, Rakatakata Shakayaba Rebo Kerebo Katika Shikaraba, Osharabate Shekerebo, Rabokate Kerebo Kataka Shakayaba, Rakatakata Shakayaba, Rebo Katika Shekerebo Katika Shekerebo, Rasharababa Shakayaba Rebo Hallelujah to our Katika Asharaba Karabaka Shekerebo, Asharabakaterera katika yebora katika shikerebo sharababa rakateka shakayaba my God, in the sense
Shikiribo Rico Satarabashandarabaye Rebekatarabashandarabazikiribo Shakatarata Rico Shandarabasikiria Shikarabu Rico Sakatakabu
ministry. I pray for the ministry of the gospel of Jesus Christ. May your fire be burning in them, oh God. May your zeal be in them, oh God. Those who are aware, you are the one who teaches the weary. Oh, praise God. Hallelujah. We pray for each and every one, oh God. Makarabasanda and Tekelebo, Sheketebo, Sharadebo, Rakandebo, Rikosanda Rabasheketebo, Makarabasendebo, oh Rikosanda Rabayekebo, Rekesheketeke, Rebrokatarabashanda, Reboshanda, Rekoshanda Rababa, Rekoshanda Rabaseketeke, Rikosheketeke, Rekashabarabarabarabaraba, Rekoshandaraba, Rekoshandarabaraba, Rekoshandarabaraba, Rekoshandaraba, Rekoshandarabaze, Kerebo, Rekoshandarabazakataka, Rekoshandarabaseketeke, Rekesheketeke, Rekoshandarabaseketeke, Rekashandarabasekerebo, Shakalaba, Rekosatarebo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tarabashanda lekusa debo zikaria manderebo sheke Riko shanda rabazekete libro katarabashanda ele koshanda rabasekete reko shataria mande rebo shekete rebro katarabashanda rabazekete rebo katarabashanda entereke parabasha barabaraba. Thank you, Lord Jesus, for the gift of the Holy Ghost. Reko shanda rabasekete ribro katarabashanda rabasekete riko shekete reko shanda rabazekete We rebuke every demonic spirit in the name of Jesus. Among the people of God in the name of Jesus Christ.
Here we are, let those Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can someone rejoice for God? Hallelujah. 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 Umushimire Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hallelujah. Hallelujah. I feel like twakomeza tukisengera ariko dushima Imana cyane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kuri wa musaraba ndetse yababanywe n'abambuzi, ubuntu bwa Yesu butangaje. Hallelujah. Bwankuyeho imigozi byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe ndinanira imbere y'Umukiza Yesu, neseswe n'Imana mu mutima. Hallelujah. 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 Imana ishimwe, Imana ishimwe. Gumamo mana we. Hallelujah, hallelujah. Oh my God. Oh, glory, 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 glory to God. Muvumo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Amahoro yawe mwami
yankuyeho urubanza imbabazi n'urukundo byaca bose kwinjira. Haleluya. Amen, amen. Mose, Imana ishimwe rwose ko uyu munsi wakererewe. Moses, wakoze kutinda, wakoze kutaboneka, abega. What a privilege. Haleluya, nge ndikumva nafashijwe beneda. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Amen, amen, amen. Celebon is a time. Hallelujah. Radosaya, barados. Bondeza talamandele kose kaima. Ema humeka rwose wari wa. Ana we ndiguhumeka Yesu we. Haleluya, haleluya. Zalatole monde zeke. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Nshimye Imana Ani cyane. shimwe, haleluya. Hallelujah. Nshimye Imana cyane ku munsi kubw'urukundo rwayo. Njyewe nkomeza kuvuga ndakomeza kwangiza ibintu. Ndabakiriye mwese. Muri umugisha. Mice ko hari umushyitsi dufite. Ndabona nta mushyitsi urimo. Mwese muhawe ikaze. Reka twakire Pastor Mpano akomerezeho ahimbaza na mukanya.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Mana ishimwe cyane. Turirimbane dukomerezeho turirimba. Umuntu w'Imana utangaje ibwo bwankuyeho imigozi byavuye kugushaka Imana yonyine yamboye byavuye se kuki byavuye kugushaka Imana yonyine yo yamboye ai Yesu wenyine banoreye ukuri we guhirwa ijuru umugambi we ai seni umenye yuko umukiza wacu we ajasanganira abasiwe ai seni umenye yuko umukiza wacu ajasanganira abasiwe suko rero suko ntari bimwiza abana umuntu bwa Yesu we ayiya babarijwe n'ukuri kuri wa musaraba ndetse ayiwe Mana we yarambarijwe kuri wa musaraba ndetse yambawe n'abakozi be ndiyo nibutse ibya Yesu we uko yagiriwe bamuramba ayibibutsa yuko nta mirimo nakoze njyewe yasize umukiza we ayibibutsa yuko nta ruhare nagize ninjyewe yasize n'umukiza icyo nifuza umukiza wanjye mwishemo iwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi yo turaswe ayiniwe ngabo yanyu ihora ibakingira imyambi abaraswe nicyo ngusabye turirimbane bino bitero bibiri bisigaye mwami Yesu we ingeso wamubi yanyanduje zarashaka kubyuka zirimbura zicepe mpore ntihariwe n'ibya Yesu we yozashaka kubyuka
uzirimbuza ijambo ryawe mpore nihariwe n'ibya Yesu we ne maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri we mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Rekosha branteleza rabakosha kadadaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Resole barado se carabarado seman. Risole barado seman tete paradosa. Se carabarado seman telerebo. Redo seman Terebora, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suko hari imirimo twakoze ahubwo n'ubuntu bwawe my God, my God. Turagushimiye ko mwami imitwaro yari ku migongo yacu yose yavuyeho. We are free indeed. We are righteousness of God in Christ Jesus. Rakola mandele brako sita la mandebo. Niyo identity yacu mwami, niyo identity yacu. We are no longer slave to sin. We are no longer slave to sin. We are powerful. We are strengthened in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. We have overcome. For in the name of Jesus we have prayed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. 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 Arahezagiwe cyane umugisha mwinshi kuri mwebwe. Amen. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye nzajya ndihimbaza nawe ma rivuge nk'irya Yesu rinyerurira umubabaro rihanagura amarira rinyongorera ngo mpumure ngo ntinyuke nkomere izina nkunda nk'irya Yesu risumba uko turivuga nawo mw'isi warisingiza mu buryo buhagije Yesu ndamukunda Yesu Hallelujah. ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Manishimwe, hallelujah, hallelujah. Come on, Beta. Amen. Beta sengera umwigisha w'ijambo ry'Imana. Data mwiza turagushimiye turaguhimbaza turagushimira kubw'umunezero w'aya masaha uduhaye. We thank you Jesus, we exalt you on high. Turagushimira kubw'ubuzima bwiza waduhaye muri Kristo Yesu, tugushimira amahoro menshi waduhaye. Uhabwe icyubahiro, uri uwo kwizerwa, uri uwo gushimwa. Turagushimira Yesu, tugushize hejuru. Ndasengera umwigisha wawe w'ijambo ryawe, as she will be ministering, let her receive many revelations. Kandi natwe nsengera abari bwumve ijambo ryawe, ntitwumve gusa twishuka, ahubwo twumve tube
n'abakora iby'iryo jambo. Turagushimira ko rituzanira ubuzima, ko ari health and medicine to our flesh. We thank you. In Jesus' name we have prayed. Amen. 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 umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo kiwomora. Iyo umutima uremerewe hatemba amarira, hari umutima umwe gusa uwuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iweza ukera de. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni iki, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni icye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, Imana ihimbazwe. Imana ishimwe ko iduhaye aya mahirwe yo guterana tungana gutya. Byatangiye mbona wagira ngo abantu bose basibye, avuga ese Imana noneho abantu bivumbuye ku Mana, ariko mwakoze kuza guterana. Imana ibahe umugisha, muri umugisha, mwigiriye neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mfite umutuzo mwinshi, ariko ndi kumva ibihe byiza, ndi kumva mfite icyo kuvuga kuri Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko numvaga mu kanya aririmbye neza. Harya ni Faustin uririmbye uririmbye ngo nta kintu mfite nakwirata, nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse, nibwo nshima, nibwo nirata. Mbega ubuntu butavugwa bwavuyeho umuvumo. Haleluya, haleluya. Reka ndetse Imana naho ishimwe. Haleluya, haleluya. haleluya, Imana haleluya. ishimwe cyane. Haleluya. Aho bukera hari igihe tuzaririmba twirirwe turirimba bwire. Imana ishimwe ko amaraso ya Kristo yadushoboje kwinjira. Niryo jambo nari ngendereho nubwo ntahagejeje, ariko nari ngendereye ahavuga ngo amaraso yawe mwami yanshoboje kwinjira. Haleluya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana tumaze iminsi turimo gusengeramo, riri mu gitabo cy'Abaheburayo
igice ni icya 10 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22 haravuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba ko kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Haleluya. Nivuga ngo hari ariko mujye munyikiriza nyabo. Imana ibaho umugisha mu izina rye cyangwa mukora utwo tuntu. Imana ibaho umugisha. Nari mvuze ngo nari mfashijwe n'iriya ndirimbo, ijambo rivuga ngo amaraso ya Yesu yanshoboje kwinjira. Imana ishimwe. Ndi kumva indirimbo zose zivuga ku maraso twaziririmba ubundi tukisengera, ibindi tukaza kubyiga nimugoroba, ariko reka tuvugeho gato hanyuma tuze kugira umwanya uhagije wo gusenga. Haleluya. Mba numva ku manywa twakwifatira umwanya tugasenga tukabwira Imana, kubera ko biba ari ibihe byiza byo guhura n'Imana n'igahura natwe n'isanzwe iri muri twebwe, ariko ni imwe mu nzira twaciriwe yo kuganiriramo n'Imana. Tuba rero dukwiriye gufata umwanya uhagije wo kwisanzura no gusenga. Ahangaha nta protokole nyinshi ziba zihari nko ku mugoroba. Mba numva kwa kane rero ku manywa twafata umwanya uhagije wo gusenga, cyane ko abantu babirije ubusa tugasenga Imana. Rero amagambo akaba make tugasenga uko biri kose, ariko reka ijambo turivugeho gato ubundi tuze gusenga. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo nabiri ikintu kimwe pastor asetse, ariko buriya kirahari. Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana dusomye gato, ndabona umuhungu anderanje. Bebe urashaka ntugaruke sibyo? Muri hangana ndi mama, nta kundi nari kubigenza. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Soma rino jambo nanejejwe n'ijambo rya mbere riri mu murongo wa 19 rivuga ngo ubwo dufite ubwo bushizi bw'amanga ngo tukaba twarinjijwe n'amaraso ya Kristo ahera cyane. Haleluya. Imana ishimwe ko twinjijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nahise nibaza ngo tutarinjizwa twarihe? Tutarinjizwa twari bande? Tutarinjizwa imibereho yacu yari imeze ite? Abantu batarinjizwa muri aha hantu hera ngo binjizwe n'aya maraso, ntabwo nzi niba mwibuka ukuntu ubwo buzima bwari bumeze. Haleluya, haleluya. Nagize igihe gihagije cyo gutekereza kuri uku kuntu twinjijwe, numva mbihaye agaciro. Ndashimira Imana uyu muntu wayoboye gahunda ahoza ashima Imana ngo ko Moses atarahari. Ni ukuri watangiye neza. Mpano nawe arabishimangiye arayiririmba iriya ndirimbo y'ijana ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Haleluya. Nibwo bwadukuyeho imigozi. Aravuga ngo byavuye se kuki? Ni ukugushaka kw'Imana yonyine yatubohoye. Imana ishimwe. Nari nkunda igitero cya gatatu kivuga ngo suko nari mwiza habe namba, ni ubuntu bwa Yesu yangiriye. Nyamara n'ukuri Imana yarakoze. Imana yarakoze. Ntabwo amagambo yacu yabivuga uko bihagije. Yararirimbye aravuga ngo risumba uko turivuga, ngo ntawo mu isi warisingiza mu buryo buhagije. Umwuka uri kuri iteraniro n'umwe. Imana ishimwe ko iri kumwe natwe kandi iri buduhe ibihe byiza muri ano masaha sitangende kubyumva ndanabifite. Naye mahoro ahantu ngo atari bushobore kuvuga, sinzi ukuntu byagenze ahita bishobora, kandi yari yambwiye ngo ntari bushobore kuvuga. Ubwo rero ibihe dufite nibiturimo ntabwo bitwemerera guceceka. Imana ihimbazwe. Ndi kuvuga ngo twarinjijwe. Natekereje rero tutarinjizwa ubundi umwana utaba mu rugo saba ari iki? Aba ari inzererezi. Ngewe nagize umugisha, ndabyita umugisha se simbizi niba mbyita umugisha, ariko nigeze kubaho inzererezi.
mujya mwumva pare niwe ujya ubinserereza Olympe ni ukunda kuvuga ngo nari igiswikiri niko abyita ariko nabayeho inzererezi cyangwa se umwana wo mu muhanda yego nabaye mu muhanda jewe imyaka igera muri 2 mba mwiteme gutyo nyine umva ndi Marine Woje original ariko bene dashimwe Yesu haleluya 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 hashimwe Kristo hashimwe Kristo hashimwe Kristo ntago ndi hano kubasubiriramo iby'ubuzima bwanjye ntago tukivuga kubera ko tuvuga Kristo ariko kubera ko bifite aho bihuriye nibi mureke mvugeho gato haleluya haleluya Imana ishimwe twinjizwa n'amaraso ya Kristo tutari rero twinjizwa twari inzererezi n'ukuri inzererezi rero hari ibintu biranga abana b'inzererezi ntibyansaba kugira uwo mbibaza kuko urumva mbifiteho experience nazereye bihagije uzi kubona bukeye utazi niba buri bwire utazi aho buri bwire uri utazi icyo uri buryo uwo munsi utazi koga no kwambara byo ntiryari itegeko ntabwo ari ubuzima buba bworoheye inzererezi rero mu bintu biziranga haba harimo gusabiriza kuraraguza kurya ibibonetse byose ariko haleluya Imana ishimwe hashimwe Kristo watwinjije inzererezi reka mvuge ku gusabiriza ni kandi nimvuga ibi bintu nimuze kugira ngo nta hantu bihuriye n'ibyo twasomye umwana w'inzererezi utunzwe no gusabiriza ntabwo ahitamo icyo bamuha arasaba icyo bamuhereje akakira umuhaye umututse umwimye umbwa tugenge kuguha ibiryo umuhaye igiceri umuhaye ibyo kwambara iyo asabiriza ntabwo abazi icyo akeneye mu by'ukuri ntabwo abazi icyo ashaka ntabwo abazi icyo akwiye n'icyo adakwiye Imana imbabarira ibi bintu muze kubyumvira mu mwuka kuruta uko muri bubyumvire mu mubiri Imana irabaha umugisha mu izina rya Yesu irabongerera kubera ko muri umugisha mu izina rya Kristo kandi umwana w'inzererezi arararaguza aho bwije ageze ntihagangika yabonye umwana bahuriye ahantu bakaba inshuti baratahana donc ntabwo aba ari stable ntaba afite ahantu aba hahoraho aba ararahabonye hanyuma rero kurya ibibonetse umwana w'inzererezi udataha mu rugo bamutekerereza bamwitaho bamutekera bamugaburira arya ibibonetse byose twe twaryaga imisige ukajya kuyitoragura mu ngarane amahirwe yacu twebwe twabaga mu itema ariko hafi y'isoko rya Nyamagabe hitwa ko abacuzi twayaga rero tujya kwirira imyembe yaboze wenda amacunga yabacitse se ukanaba wana yibukiruka urumva imbobo yo ku isoko yo uko biri kose biba bibayabaye ntibura utuntu ibyaha imyembe biba bihari aho ngaho ariko arya ibibonetse byose ndi kuvuga ku nzererezi kandi turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo twarinjijwe n'amaraso ya Kristo kuko ni ku murongo wa 19 uvuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane haleluya kandi twarinjizwa n'amaraso ya Yesu ano maraso yagize umumaro nahereye ku mumaro kuba twarinjijwe Imana ishimwe ntabwo nzibagirwa hari ukuntu umuntu atakibagirwa umunsi yabatijwe umunsi yavutseho umunsi yuzuriyeho mwuka wera sinjya nanjye nibagirwa umunsi wa mbere ninjiye mu nzu bankuye mu muhanda sinjya mwibagirwa nararyamye mbura ibitotsi kwera ibyishimo nkavuga se umuntu aryama hano hantu agasinzira Imana ishimwe ko yatwinjije mu rugo haleluya hashimwe Yesu watwinjije mu rugo akoresheje amaraso umubiri ugereranywa n'umwenda wakingirizaga hera cyane ugataburwa kugira ngo nanjye ninjire haleluya haleluya uyu mubiri ugatatamurwa kugira ngo nawe winjire Imana ishimwe ko nawe winjiye Imana ishimwe ko nanjye ninjiye haleluya Imana ishimwe ko kubw'aya maraso twinjijwe mu rugo twinjijwe ahera Imana ihimbazwe icyama abantu bose bari hano twaba twarasobanukiwe ko turi mu rugo noneho tutakigomba kurya ibyo tubonye tutakigomba kurya ibibonetse byose tukamenya agaciro dufite nk'abana bo mu rugo ko tutakiri abo gusabiriza mu masengesho yacu tukamenya ko turi abana bo mu rugo haleluya umwana wo mu rugo amenya ukuntu asenga umwana wo mu rugo amenya ibyo afite sinzi niba hari umwana ushobora kwicara mu rugo iwabo akabwira papa we ngo papa wambabariye ukampa icumbi wambara ukampa ahantu ho kurara kandi uri umwana wo mu rugo
gusa pangwamba bari nko mfite icyo nshaka kugusaba ngo uno munsi nijoro gukampa ibiryo never icyama tukamenya ko twinjijwe mu rugo. Haleluya. Tukamenya ko turi abana bo mu rugo, tutakiri inzererezi, tutakiri inyuma y'urugo. Hari ibintu dufite, hari ibintu twemerewe, hari ibintu twahawe, hari ibyo duhabwa dufite nka gakondo nk'abana bo mu rugo. Imana ishimwe. Avuze ngo ibi bintu Imana iramfasha mu byumvire mu mwuka ko twinjijwe n'amaraso. Ayiwe, haleluya. Yaba narimbwije mvuga mu ndimi wenda paka soje baza mwabyumva, ariko umwuka wera niwo murimo wawo, arafasha mu byumve nubwo wenda mutabyumva kuko ndi kubyumva simbizi ko nafashe umwanya uhagije wo kubitekerezaho, ndabikurura bihuza n'ubuzima bwo hanze y'urugo kuntu buba bumeze. Ntiwita ngo imvura iraguye cyangwa izuba ryavuye ugomba kuryama aho ubonye hose, ariko nyuma yo kwinjizwa mu rugo, njye ninjijwe icyo gihe mu rugo ari akazi ko mu rugo nasabye umuntu, noneho abonye ukuntu ndi umwana, kuko nagiye ningiye mu kazi ko mu rugo mfite imyaka 9, abonye ukuntu ndi umwana ahubwo ahita nshakira undi mukozi wo kunyitaho. Ambajije ngo nzahembwa angahe, ndamubwira ngo nzahembwa amafaranga 500, kuko numvaga amezi 2 ari 1000. Mvuze 500 araseka ngira ngo mvuze menshi, ndakatura. Abona ko nkeneye impuhwe aranjyana ahubwo atangira kunyitaho. Man, ubuzima bwo mu rugo n'ubuzima bwo hanze nasanze ari ubuzima bwari butandukanye. Mbona umuntu aroga, mbona umuntu araryama ku manywa, mbona umuntu yisiga amavuta, mbona umuntu baramubwira ngo duteke iki, ngumva ushaka iki. Oh my God. Imana ishimwe ko kubwa Kristo twinjijwe mu rugo. Haleluya. Rero biragatsindwa kubaho nk'inzererezi uri umwana wo mu rugo, biragatsindwa kurya ibyo ubonye byose, biragatsindwa n'Uwiteka kuba umuntu yakubwira ngo zana igitambo hejuru y'icya Kristo ngo nuko yakubwiye imibare yawe y'irangamuntu. Biragatsindwa n'Uwiteka kurya ibyo tubonye, biragatsindwa n'Imana yatwinjije mu rugo. Kuba umuntu yakubwira ngo ndabizi wavutse itariki izi n'izi, mama wawe yapfuye 1994, ubwo ndivuze ukumva nibyo, none zana igitambo. So igitambo kandi biragatsindwa n'Uwiteka kurya ibyo tubonye tutakiri inzererezi. Biragatsindwa n'Imana kwisubiza mu buzererezi yarakwinjije mu rugo. Haleluya. Yarakwinjije mu rugo. Sinzi niba ndi kwigisha, sinzi niba ndimo ngira nte, ariko ndumva ndi kuvuga ibi bintu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mukandaje dusenge dushimire Imana yatwinjije mu rugo, hanyuma twige kubaho ubuzima nk'ubw'abana bo mu rugo. Ubundi umwana wo mu rugo abaho gute? Ntabwo asabiriza ahubwo aratanga. Umwana wo mu rugo ajya yibuka kureba abana bataragera mu rugo akababwira ibyiza byo mu rugo. Umwana wo mu rugo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko tutakiraraguza, tutagisabiriza, tutakirya ibibonetse byose. Umuntu aherutse gusenga, arabyumvishe kuri YouTube ndakeka ngo ari gusenga Imana ngo izamujyane hanze ngo muri Amerika. Ngo Mana ngo wambabariye ukanjyana muri Amerika koko. Ngo uburanga ko njya muri Amerika ngo uzajyeyo. Mana wanjyanye muri Amerika. Garasenga biraga, garasenga bona nta kibikozo ngo ari. Noneho basi Imana bingurize. Babarira ubingurize, ungurize njye muri Amerika. Oh my God. Imana ishimwe ko twinjijwe mu rugo, tutakimeze nk'abantu basabiriza. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Bw'amaraso ya Kristo twakuwe mu bizererezi twinjizwa mu rugo ahera cyane. Dufite ububasha, dufite ubushobozi, dufite ubutware ku byo mu rugo rwa data byose. Imana ishimwe. Dukwiye kubibera abayobozi, dukwiye kubibera abacungamutungo, dukwiye kutatuma byononekara, kandi dukwiye kumenya uburyo tubisangira n'abandi. Imana ihimbazwe ko yatwinjije mu rugo. Imana ishimwe. Ikindi nasomyemo nuko Kristo yabaye igitambo gihoraho, cyatwejeje. Haleluya. Cyaratwejeje kidukuraho ibibi n'imbaraga zabyo zose. Niyo mpamvu uriya mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo yavuze ngo twahawe dukurwaho kwimenyaho ibibi. Imana ishimwe. Ahubwo tugasobanukirwa ko twejejwe rwose. Haleluya. Amaraso ya Kristo yaratwejeje, kandi aya maraso yatwejeje ntabwo afite manda runaka. Nkunda kubivuga ko atagira igihe wenda ngo tuvuge ngo imyaka ibaye myinshi, ibaye 2000, bari 2 birenga, simbizi. Yanumva ba beta bari baba bazi ngo imyaka niba ngo ari 2000, ariko iyo myaka irenga ibyo bihumbi byose Kristo adupfiriye akazuka, ntabwo amaraso yigeze ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera
ashira imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko amaraso ya Kristo yatwejeje. Bari babi mu buzererezi twahozemo, twasaga nabi pe. Ntago wareba Marine ngo uyiyoberwe, urayibwira uko isa n'amagambo ibivuga n'iby'ibinywa. Ndashimira Imana ko yadukuyeyo ikaduhanaguraho iyo myanda yose. Turi kuvuga ko twejejwe n'amaraso ya Kristo, kandi akaba igitambo gihoraho. Apana icyo gutamba buri mwaka, apana icyo gutamba uko ukwezi gutashye cyangwa umwaka utashye, cyabaye igitambo cy'ibihe byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nzaririsha impundu nyinshi agakiza ke kankuye habi. Uko ndusha kumwegera, amaso yanjye arahumuka, yanzirikiye ku birenge byiwe, numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Imana ishimwe ko agakiza kayo, agakiza ka Kristo kadukuye ahantu habi. Turi kuvuga ko Kristo yabaye igitambo kitweza. Ntihakagire ikintu kigutera ubwoba ngo gitume umutima wawe wibonaho ibibi. Byakuweho n'amaraso ya Kristo. Amaraso avuga ibyiza kuruta ay'Abeli. Amaraso atamarwa imbaraga n'ibihe. Amaraso adahinduka ngo nuko ibihe byahindutse. Amaraso ahora atuvugira. Amaraso ya Kristo yaratwejeje, aduha ubushizi bw'ubwoba n'ubushizi bw'amanga, ntitukibonaho ibibi. Haleluya. Ntabwo ari twebwe tukiriho, ni Kristo uriho muri twebwe. Nta bibi bituriho, ntituri babi, turi abana b'Imana, twinjijwe mu rugo. Haleluya. Identite yacu ntabwo yandura ibibi. Reka Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Amaraso ya Kristo rero yaratwejeje. Dukwiye kubaho mu buzima bwizera icyo Kristo yakoze. Dukwiye kubaho mu buzima buviva abo turi bo, ko turi abana b'Imana, bugaragaza ko turi abana b'Imana, tukagendera muri uwo mujyo, tukagendera muri ubwo butsinzi, tugakura amaso ku by'isi. Ntabwo dukwiye gutinda ku by'isi no kubihanga amaso, kuko tutari ab'isi. Sinzi niba ibi bintu bivuze neza. Imibereho ikwiye kuturanga nyuma yo kwinjizwa mu rugo, nyine tukinjizwa hera, ikwiye kumera nyine nk'iy'abana bo mu rugo. Imisengere yacu igatandukana n'iya kera tutari twinjira mu rugo. Imisabire yacu igatandukana, ntiturebere Yesu mu by'imibiri yacu irarikiye, doko ntiturebere Kristo mu by'irari. Hari ukuntu twajyaga kera nyine, ubwo ugiye tubivanga nuko wari utarinjira mu rugo. Hari igihe twajyaga dusenga, ukajya utera Imana ingingo, ukayibwira ngo Mana ko ntigeze nsambana, wampaye umugabo. Ubuse Mana ko ntigeze niba, kubizi ko ntiba, wampaye akazi koko. Kubizi ntari umuntu mubi. Ukajya ubanza kwigira piwa, kugira ngo Imana urebe ko hari ikintu yagwanye, ukamera nk'uri kuyikira igitaka, ubanza gusimbiza umwana kugira ngo asinzire. Ukajya bari gusenga, ugafata umwanya munini wo kurira, ukabwira Imana nkaho ufite agahinda kuko utabikoze. Imana kuzi ibintu nirinze, wo kuza abagabo bose ngo nanze, wo kuza abantu bose bansabye ibisimbyemere. Mana kuzi nyine, ukajya uvuga ibintu by'ibitangaza wumva wakoze. Oh my God. Kristo icyo yakoze nicyo gihagije, nicyo dukwiriye kwirata. Kandi ikintu Kristo yakoze cyatwemereye twinjira aho ibyo bintu byose biri. Kandi ibyo bintu twabaga turi gusaba, maze gusobanukirwa yuko ntago n'ukuri Kristo yapfuye kugira ngo turye. Kristo ntago usubye ibintu byari gutuma Yesu apfa. Yesu ataranaza abantu bararyaga. Yesu ataraza mu isi abantu bari bafite ibiryo. Yesu ataraza mu isi amafaranga yari ariho. Ibyo bintu ntabwo ari byo byari gutuma Yesu apfa. Byari byo byose. Kristo ikintu cyatumye apfa, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 10, havuga ngo umwungeri mwiza. Igeze ku murongo wa 10, hari ijambo rivuga ngo uhafite ahazane, ariko nzi ko rivuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ngo ariko jyeweho naje kugira ngo zibone ubugingo. Haleluya. Kandi ngo zibone bwinshi. Imana ishimwe. Ntabwo rero Kristo ikintu gikomeye gikuru cyamuzanye ko ari kugira ngo twinjire,
kwari kugira ngo twinjire ubugingo tububone tubwakire. Nakunze kiriya gice iyo ugisomye harimo amagambo avuga ngo ndazifite nta n'ikintu cyazivuvunura mu biganza byanjye. Ni itangazo rikomeye ryo gutangariza isi na Satani ko nta kintu gishobora kutuvuvunura mu biganza bya Kristo. Nta kiriho, nta gishoboka, nta cyabayeho, nta n'ikizabaho cyadukura cyatuvuvunura mu biganza bya Kristo, mu rukundo rwa Kristo. Kristo niwe udufite, ntabwo ari twe tumufite. Aba yari twe wenda twamurekura. Nk'imyaririmbye avuga ngo urukundo rwanjye ruke nirwo mufata sinamugundira ubwanjye iteka aramfata. Imana ishimwe, Yesu niwe udufata akadukomeza kubera ko yadukunze bihebuje. Turi mu biganza bye, nta kintu cyatuvuvunura mu biganza bye. Rero icyamuzanye kwa kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Imisabire yacu ntikaba iyo gusaba amazu kuri twebwe tugikodesha, oya, ntabwo tuzabura kuyabamo, ntabwo ubuzima bwacu buzarangira tugikodesha. Turi abana b'Imana, Imana izaduha amazu, Imana izatujyana muri Amerika. Ariko muri Amerika ubundi biba bimeze bite? Muri Amerika sinzi ibintu ukuntu biba binameze, igihe mbarumva ntazi ibyo ari byo, ariko tuzajyayo niba hari ibintu bidukwiriye nk'abana b'Imana, ariko si ibintu bikwiye kuturaza ishinga ngo bidutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Kuko icyo yagombaga gukora Kristo ni ukuduha ubugingo, kandi yarabuduhaye. Muri ubu bugingo rero Imana yafashe imigisha yose, haleluya, ipfunyika muri Kristo, irabiduhana. Muri Kristo twahawe ubugingo buduhesha uburenganzira bwo gutunga n'ibyo abandi batunze, ariko ntago tuzabitunga kuko turi abakristo, kuko n'abapagani batamuzi barabitunga. Ahubwo ikintu tubarusha nuko tubitunga dukiranuka, tukabitunga dukijijwe, tukabitunga tubinezerewe, tutabiririramo, tutabitamo amarira, kuko dufite Kristo, haleluya. Twaryama tugasinzira, tukamenya ukuntu imodoka duhaye tuyitwara. Naho ubundi abatanamuzi bafite nziza kuturusha. Ntabwo rwose ibyo ari ibintu byadanje. Kuba wabona imodoka ntibiturutse ku kuba usenga cyangwa warakijijwe, ubu uzayibona. Ubu ufite Kristo, ukaba ufite ubugingo, nta kintu na kimwe udafiteho access, nta kintu na kimwe udafiteho ububasha, nta kintu na kimwe udafiteho uburenganzira. Ntabwo rero dukwiye gufata igihe kinini cyo guhora dusenga dusabiriza nk'abana b'inzererezi, kandi turi abana bo mu rugo, haleluya. Urakoze rwose Betty. Tuzajya muri Amerika tugiye kubabwiriza, wa mugani tuzajya kubabwiriza. Mbona abantu baba ariko bashobora kuba hari baba banasimbizi, yarumva abantu benshi bashaka kujyayo. Buri Imana izaduha tuzagenda duha amaviza n'amaviza, tujyeyo turebe ukuntu biba bimeze, tubabwire Yesu, ubundi tugaruke mu Rwanda. Nta kintu hanadutwaye n'ahandi hirya no hino mugiye muri. Ikintu gifite agaciro si ibi bihugu, mwa babyeyi mwe, abakobwa mwe, mwa basore mwe. Ikintu gifite agaciro ni Kristo waduhaye ubugingo, ahimbazwe. Nitunavuga hajye humvikana Kristo, nituba tunasenga. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya, nta nubwo nibuka aho narisomye, ariko ryaranansekeje. Ryarambwiye ngo nimuba munarya ngo cyangwa munywa, ngo byose mubikorere guhesha izina ry'Imana icyubahiro, haleluya. Nta kintu na kimwe nk'umwana w'Imana ukwiriye gukora kidapresentinga icyubahiro cy'Imana, kitagaragaza kitagaragaza ikintu cyose ukoze mu kazi ukora, mu ishuri wiga, kiba kigomba kugaragaza icyubahiro cy'Imana, haleluya. Ibindi byose biraje abantu ishinga, ntibidukwiye nk'abana b'Imana. Ikindi kandi ibi bintu ikintu dukwiriye kwirinda ibintu bidukundisha isi. Ibintu bidukundisha isi akenshi twebwe tubiha umwanya, ugasanga amatwi yacu afite irari. Bibiliya yaravuze ngo amatwi y'abazaba barya. Ugasanga amatwi yacu afite irari ryo, ariko se ubu biracyahari. Abantu bari aho ngubu ntago barangije kuba transform, hari ngo transformed. Nsigaye rero mvuga icyongereza, hari n'ingenzi mvuga ibintu bitari byo. Ubu sinzi ahantu transformed nyikuye, ariko icyo nzi cyo muri bamaze guhinduka kubera ko twinjije mu rugo, haleluya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo dukwiye guha umwanya ibintu bituma twandura. Akenshi ibitwanduza nuko tuba twabihaye umwanya, tukabitegera amatwi. Ndibuka ukuntu twajyaga tuvunika, umanye mvuka Butare haba ibyumba byinshi by'amasengesho ku bantu bahazi, byinshi rwose, guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Utiprogrammye waba utaricara mu rugo,
kuko haba hari ibyumba isenga kuwa mbere isenga kuwa kabiri isenga kuwa gatatu. Ukuntu rero twabaga duhererekanya amakuru, ahari umuhanuzi ushyushye, ahitwa Ingoma habaga hari uwitwa Gatumwa rwose, hari Butarevire habaga hari basupiriye nuko bagiye bahava nabande, ahitwa Igisanze na za Kinteko hose nitwirirwaga tugenda ibirenge byarashyushye. Ugasanga rwose ikintu kiri kuturya mu matwi n'uwo muntu usigaye urebamo ngufite ubwo basigaye bavuga ngo arasikana, ngufite sikane, ugusikana wakamenya n'igihe wavukiye, akamenya n'icyo wambariyeho, ubwo ngo akagushyushya umutwe ugatega ugashaka udufaranga pakugeza ahantu hari umuntu ugira gute usikana. Kigali ubu ngubu hasigaye hari aba bafite n'udutambaro ngo dushyushye, utambaro ngo amavuta nibara yo basutse ku birenge bya Yesu, aba bafite rwose ugasanga umuntu yateze yavuye za Ngororero yaje Kigali kureba igitambaro umuntu akoraho ubuzima bugahinduka. Kandi rwose iyo saha ikagera bagagarara ku giturisho ukaza gutura ugakora ku gitambaro. Ibintu rero twakurikiye aho gukibaza hirya y'ibyo bintu Kristo ari hehe? Kristo ari muri icyo gitambaro, Kristo ari muri icyo giturisho, Kristo ari mu matike watanze, nyine hirya y'icyo gitambaro ubundi ubwo Kristo agaragaye he? Rero ntabwo dukwiye guha umwanya ibintu bitwanduza, ntabwo dukwiye guha umwanya, nta kindi kintu gikwiriye kuvugwa kitarimo Kristo ngo tugitegere amatwi, kuko ibyo bintu ikintu bikora ni ukutwanduza no gushaka kudusubiza mu buzererezi twahozemo kera tutari twinjizwa. Haleluya. Ndashimira Kristo ko yatwinjije akatwinjiza mu rugo. Shaka ko tubaho ubuzima bw'abana b'Imana binjiye mu rugo bafite uburenganzira ku byase. Aposo yigeze kutwigisha ku mwana w'ikirara niko titiri ivuga, nubwo bimubabaza kuba yitwa umwana w'ikirara, ariko ugeze kumuvugaho numva nongeye kumva agaciro abana bo mu rugo dufite. Ugasanga rero mugani abenshi tumeze nk'uriya wari warasigaye warize ngo ngewe ngo imyaka maze ngukorera nturambagira n'agatama, kandi ari intama zawe uri mu rugo, ibintu byose bihari ari ibyawe, sindakubagira agatama. Rero Imana iduhe dusobanukirwe tubeho ubuzima nk'ubw'abana bari mu rugo, tumenye ibyo dufite muri Kristo, tumenye ibidukwiriye, tumenye uko dukwiriye kubibamo, tumenye uko dukwiriye kubitwara, hanyuma twitandukanye n'ayandi majwi n'ibindi bintu ibyo ari byo byose bitwanduza, bimubabaza kuba yikurura bidukura mu buntu cyangwa mu ariko ugeze kumuvugaho kumenya no mu gusobanukirwa Kristo bidukura mu rugo, abana bo mu rugo dufite bidusubiza hanze biragatsindwa. Abenshi tumeze nk'uriya wari warasigaye warize ngo ngewe imyaka maze mva ni murambagira n'agatama bine niwe ari intama zawe uri mu rugo, ibintu byose bihari ari harimo ngo sindakubagira agatama nuko mbyumye to gusenga ajye umuntu yatisindisha ukavanga aho tubeho mwabwiza ugahita kandi ejo ujya mu cyumba cy'amasengesho kiri muri karitsiye kugira none n'ibidukwiriye bavuga ngo uko dukwiriye gaseti Imana kweri kandi wawe ukagina ukagakora, hanyuma twitandukanye n'ayandi majwi n'ibindi bintu byari byose bitwandisha bimubabaza kuba yitwara dukorera mu buntu cyangwa abahanuzi no mu Imana Imana ngo duhagarare neza ngafotore muza amafoto twifotoje ifoto yacu yageze mu ijuru ifate posteri Imana ibafotore nashimye bana banjye reka dufatane agafoto muceceke muceceke marinye tugende baheke nyine Imana dutera story n'Imana tukamara umunsi wose turi muri kwigira none kwikinira ubute nyine n'Imana Imana kandi ariko imbaraga ziduha gusobanukirwa noneho abo turi bo muri n'ibyo dufite muri Kristo n'agaciro kacu, tumenye neza ko twinjijwe mu rugo, twirinde ibisindisha abumva bikatore kubera ko bifotoje abantu bavuga ibyo bintu bindi bavuga udutambaro n'intoki, usanga kenshi umwanya wo kuvuga Kristo ntawo, ahubwo no gusobanura ibyo bitambaro byakoze abo byakijije n'abasanga buhamya babiranye bari aho ngaho bashima Imana babyiza Imana ko hari icyo gitambaro cyabakoreye n'utundi tuntu two ngutwo, ariko utekereza ko mwabo ari bamwe Pawulo yandikiye yavuze yandikira Abafilipi mu gice cya 3:18 hari umurongo wa 19 ndumva ariho yavuzemo, reka tubasome Kristo n'agaciro mu bantu Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 turasoma umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19 haravuga ngo haravuga ngo hariho benshi bagenzi kundi abo nababwiye kenshi nanone ndabababwira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ari ukurinda Imana yabo n'inda
bakitirira imana ibintu bitariyo, badashobora kuvuga ubutumwa bwa Kristo n'icyo yakoze n'icyo gishobora kumarira umuntu. Pawulo yaravuze ngo ndababwira ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, kandi n'ubuzima bwacu tuba dukwiriye kubatera umugongo, tukamenya yuko turi abana b'Imana. Ntitubeho abo bantu usanga bari kuvuga ngo icy'ingenzi ngo murebe mwumva niba ari umunyanigeriya wavugaga ngo yakoraga ibintu ibitangaza, ariko ibitangaza mu gihe cyose bitari kugaragara ko Kristo ntibikwiye kubibwira urugo ngo bisubize hanze. Uwo mugabo yaravugaga ngo yarafite titire ya rya jambo riri muri Matayo ry'umuntu wavutse ari impumyi, hanyuma ngo Yesu akumura ku isabato atubya kondo akavanze n'amacandwe amusiga ku maso gutyo. Hari ahantu rero bamubajije ngo mbese wowe uramuvugaho iki, wabonaga ari muntu ki, barimo bamujyaho impaka, arababwira babonye ari uw'Imana, arababwira ati niba ari uw'Imana simbizi icyo nzi ni kimwe kuko nari impumyi none nkaba ndeba. Rero nawe yagendaga avuga ati niba ndi uw'Imana cyangwa ntari uw'Imana wibyitaho, icy'ingenzi ni uko mukorera igitangaza, ariko biragatsindwa n'Uwiteka kubaho. Tuvuga gutyo twitwikira ijambo ry'Imana, hanyuma ntidukore ibyabyo. Uvuga ngo niba ndi uw'Imana cyangwa ari uw'Imana wibireba, icy'ingenzi ni uko mukorera ibitangaza ugakira uburwayi ukagira gute. Oya, ubwo se utari uw'Imana ibyo ukora bitari kugaragaramo ko umwana w'Imana, ibyo bitangaza bindi koko byaba bimaze iki? Abameze batyo bityo tubatera umugongo, tugiye gusenga Imana tuyishimira ko yatwinjije mu rugo. Iri jambo ry'Imana maze iminsi turi gusengeramo rivuga ko twinjijwe mu rugo dukwiye gukurwaho kwimenya kw'ibibi kubera ko twinjijwe n'amaraso ya Kristo. Tugiye gushima Imana rero yatwinjije mu rugo kubw'amaraso ya Kristo, noneho ikomeze kugira imbaraga no kutubashisha kubaho ubuzima nk'ubw'abana bo mu rugo, twe gukomeza kubaho nk'abantu batarinjira kandi twarinjiye, twe gukomeza kumera nk'abantu nk'abo. Ijambo ry'Imana rigiye gukomeza kuba nk'iryavuye mu maho kumva, ariko ugasanga ibibazo n'ibindi bintu by'isi birazinize, binize ijambo ry'Imana ntirikure uwo mwanya rikuma. Imana itubashishe uburyo butuma tubaho mu buzima bw'abana b'abahungu. Twese tumenye agaciro dufite muri Kristo, tumenye abo twabayeho n'abo twagizeho, hanyuma Imana iduhane umugisha. Izina rya Yesu murakoze, murakunzwe, muri umugisha. Tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Ubanza yema profesi umwanya muzimana ahantu hazimana hadufashe gusenga. Twese dushiraho mikrofone dusenge, dushima Imana ko yatwinjije mu rugo, dushima Imana ko yadukuye mu muhanda. Imana ntabwo ari ahantu heza yari ari kwiyiba, numvaga yafashijwe nkagira ngo ari ahantu heza, ariko n'ufite pasiteri birabaye aradusengera, natwe dusenga turashiraho mikrofone. Nanjye numvaga yema yasenga ariko mbonye acuritse urutoki, hanyuma rero pasiteri aramukorera mu ngata dusengera Imana. Nawe uri umbabarire dushima Imana, utekereze mu by'ukuri ibintu mwafashe umwanya wo kubitekereza, utekereze wowe Imana yakwinjije byari bimeze buriya buzima bwo hanze utari winjira bwari bumeze bite, hanyuma uha agaciro icyo Kristo yakoze akakwinjiza mu rugo, akaguhereza ubushobozi ku mitungo ye yose, akaguhereza access ku bintu byose atunze, akaguha uburenganzira ukaba umwana mu pasiteri, ukaba ufite ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, gufata ibitekerezwa mu mitima, gukubita hasi byishyiriye hejuru, kurwanya izina ry'Uwiteka. Nimutekereze ku ndoto zose Imana yaguhaye ubwo winjizwaga mu rugo, ibi waherewe muri Kristo, utekereze kweri kugira ngo agaciro ko nta kintu cyaguhagarara imbere, ko nta kintu cyagukanga, ko nta kintu gifite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kugira icyo kigutwara, kabone ngo niyo warya ibyica. Hashimwe Kristo watwinjije. Haleluya, haleluya. Nari mbizi kugira ngo nawe ubitekereze uburyo yakwinjije, uburyo yakuzanye, agaciro yaguhaye. Yewe maze mu muhanda uri guhana ngomba ndima amagaju ko nta byiringiro by'ubuzima byabaga bihari, utekereza ngo wakunda wakundwa uzaba umugore, ibyo bintu byandeba kuko nibazaga niba umuntu yarya agahaga agashinga ibindi ntibyabaga bindeba, ariko Kristo kuko ari umutunzi w'imbabazi yatwinjije mu rugo, waherewe muri Kristo. Dukurwaho kwimenya kw'ibibi, dukurwaho kwiciraho imanza, dukurwaho kwiciraho iki. Hari ukuntu bajyaga badukanga kugira ngo nta soni gusaba Imana, muri ukuntu urara mu nzozi mbi warangiza ngo Imana ikugirire neza, Imana ukibaza uruhare wagize mu nzozi ugacanganyikirwa. Imana ntacyo yagupangira ngo waraye mu nzozi, sinjye nsinzira kugira ngo narota sinkaryame. Abantu bakabaho bahangayitse
wa Kristo hanyuma Kristo akemera akaza nawe akadukingurira akatubera irembo ryiza ritwinjiza ntabwo byari byoroshye. Nizere umuntu wese ari kuba tayari kugira ngo dusenge hataza kugira umuntu umera nk'aho ari akaregera muri uyu mwanya wo gusenga. Buri wese aze kubigiramo uruhare, asenge ashima Imana icyo yakoze. Igikurure ntabwo byari byoroshye kuri pe bonyine waririmbye aravuga ngo inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho. Benshi bari bazi ko nyiriwa, abandi bari bazi ko nkora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yahinduye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ashimwe Kristo. Fatana senge yushima Imana. Imana haleluya. Shako sendo boko ela Imana ishimwe.
amen amen ndashima Imana ko inyemereye, ntekereza ko yariyo gahunda ya mbere mbonetsemo ya saa sita kuva itangiye kugeza isoje. Ubundi ninyabyaga nkahita ngenda kubera imiterere y'akazi nkora. Rero ndashima Imana uyu munsi ko yabimbashishije, nagize abayobozi ariko bansura, ariko birangira bagiye nyine kare. Ndavuga reka mporofite noneho uyu mwanya mukoreshe. Imana ishimwe rero kubimbashishije, kandi tukaba twahezagiye mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Nkomeje gushimira Imana ko ijambo ryayo riri kugenda riteka ingova mu buzima bwanjye. Ni ikintu kinshimisha rwose, kikanezeza, kubera yuko hari igihe namaze nsitaragoringa nshaka Imana, nyirukaho, ndara mu mazi, ndara mu mashyamba, ndara hehe ndi gushaka Imana. Rempe ntawe uri hano, na Silvestre nibo ahari twabanaga barayizi imigezi n'amashyamba twabaga turimo, dushaka ko Imana yatunezererwa, dushaka kugira amaso y'umwuka ngo twerekwe, dushaka kujya turondora abantu ibyaha, dushaka natwe kubaho twera tudakiranuka. Ariko ndashima Imana ko yampishuriye gukiranuka kwayo kutava mu kubikorera. Ibyinshi navuga, ariko ndashima Imana ko ubuzima bwanjye nyine bwafashe ishusho, bwabonye icyerekezo. Iyo mbivuga mbamininga kubera yuko nk'abashuti banjye banzi njyewe nyine w'icyo gihe za 2012-14 niho njye nari ndi muri segonderi, wenda no kuza ukagera 2018 ndi gusoza kaminuza. Abanzi banzi nyine ubona ariwe ari verise narayenganiraho n'abantu muri groupe, wenda ababibonye. Icyo gihe nanjye nari the so called player wariyo nari ngigwa kwitwa indwanyi y'amasengesho. Ariko ndashima Imana rero ko ubu ngubu yanyihishuriye, nkaba ndi umwana mu rugo. Arakoze Kararisa cyane kutuganiriza. Nkaba ndi umwana mu rugo, ngenda nk'umwana, nganira n'Imana nk'umwana, nsaba nk'umwana, nakira nk'umwana, ndanyuzwe kuko mfite Yesu. Imana ishimwe rero, Imana ishimwe ko uyu munsi nyine akazi nari mfite kagenze neza. Review abayobozi bari barimo ikaba yagenze neza, nabyo ndabishimiye. Imana ishimwe, muhezagirwe. Amen. Arakoze cyane Gerard, uri umugisha. Imana ishimwe ku bwawe, kubw'imirimo yakoze. Hari abantu babaga bashizemo ifoti zabo bamaximizinze, ariko ashimwe Kristo waduhishuriye inzira y'ukuri ari wewe. Icyubahiro ni icyiwe. Tugiye gusoza, tugana ku musozo. Njye ndabashimiye Mama Clarisse, nawe you have maximized your efforts, wazishyizemo kabisa. Ariko dushimye Imana cyane ko izo efforts mwashyiraga mu bindi se, ariko ubu ngubu muri kuzishyira mu kumenya Kristo no kumusangiza abandi. Imana ishimwe cyane. Tugiye kwakira Pastor Mpano wadusoreze. Ndabashimiye cyane, muri umugisha. Mwakoze kubana nanjye na nimugoroba. Murakoze, ndabakunda. Amen. Natwe turagukunda Faustine, uri umugisha cyane, uri umugisha Mama Clarisse. Twarahezagiwe kuba tubafite umugisha. Reka rero dusubike naha mukanya nimugoroba saa 12:30 zo mu Rwanda, ariko nkunda kubasaba ngo mujye muza kare kugira ngo tubone umwanya uhagije wo kumva ijambo ry'Imana. Iyo mwatinze
mutuma dutinda no gutaha kubera ko twakira umwigisha dusa nk'aho dutinze, ariko ntituzajya tuzinduka, gahunda zose zajya zikorwa very fast. So rero muri umugisha mwarahezagiwe cyane, ndabashimiye cyane ko mwabonetse aya manywa, rero naho ku mugoroba, kandi Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo twumvise, abayobozi batuyoboye, uwatwigishije, mwese muri umugisha. Niba ntacyo bibatwaye, mwese mureke dushimire Imana kubw'ijambo ryayo twumvise uyu munsi, tuvuge tuti ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo twagiye rimwe kabiri gatatu, n'urukundo rw'Imana n'umwuka wera n'ubumwe bw'umwuka wera bivane natwe twese ubu n'iteka ryose. Amen, amen. Muri umugisha. Shalom, shalom.